Reka tuguhe ikaze mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV. Ni amakuru arimo kuvugwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Reka dusuhuze wowe uri mu nce zigiye zitandukanye z'isi wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Twibanda ku makuru arimo kuvugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, cyane cyane mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho twibanda ku makuru arimo kuvuga ku ntambara irimo guhuza igisirikare cya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Kuri ubu ngubu rero perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ubwo yari kumwe na perezida Felix Antoine Tshisekedi baganiriye byinshi, harimo n'ikintu gikomeye perezida w'Ubufaransa yasabye perezida Kagame cyangwa se leta y'u Rwanda muri rusange. Mbere y'uko tugezaho aya makuru, reka tugusabe urebe hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe gakandeho, utegerezeho gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera ugakandeho nako, kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasabye u Rwanda guhagarika ubufasha ku mutwe wa M23 ndetse rukavana mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ingabo avuga ko rufiteyo. Yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ubwo yari kumwe na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa RDC mu ruzinduko rw'akazi i Paris. Yagize ati u Rwanda rugomba guhagarika inkunga ruha M23 no gukura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa RDC. Perezida Kagame nzabimwibutsa mu minsi iri imbere. Macron yavuze ko iki kibazo cyagarutsweho ubwo yunguranaga ibitekerezo na perezida Paul Kagame mu cyumweru gishize. Ku wa kabiri w'icyumweru gishize ku rubuga rwa X rw'ibiro by'umukuru w'igihugu hatangajwe ko abo bayobozi bombi bagiranye ibiganiro bigamije ubufatanye mu mpande zombi n'ibyo ibihugu byazakomeza gufatanyamo mu bihe biri imbere. Ni kenshi leta y'u Rwanda yagiye igaragaza ko nta gisirikare ifite mu burasirazuba bwa RDC ndetse ko rudatera inkunga umutwe wa M23. Ni mu gihe rushinja leta ya Kongo gufasha umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Mu mpera za Gashyantare 2024 Ubufaransa bubinyujije mu itangazo rya guverinoma bwasabye igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC guhagarika imikoranire yacyo n'umutwe wa FDLR. Perezida Emmanuel Macron kandi ubwo yari kumwe na Tshisekedi yavuze ko RDC igomba kwambura intwaro abarwanyi ba FDLR bari ku butaka bwayo ndetse ikabahagarika ikanabirukana. N'amakuru arimo kuvugwa cyane ku bantu bakurikirana amakuru yo mu karere k'Iburasirazuba, aho rero imirwano cyangwa se intambara ikomeye yabyutse iba kuri tariki 30 z'ukwezi kwa 4 2024, ubwo n'uyu munsi kwa kabiri. Hapfuye rero abantu benshi, abaturage benshi barakomereka muri iyi mirwano. Tugiye kukugezaho uko yagenze. Rero ni Today TV, wowe uhawe ikaze. Niba warakoze subscribe turagushimiye, niba utarayikora yikore, kandi niba warayikoze ikintu tugusaba ni ugusharinga iyi nkuru, ugatanga igitekerezo cyawe, ukarayikinga, hanyuma kugira ngo ujye ubona amakuru yacu mbere yuko abandi bayabona, cyangwa se ujye ubona amakuru yacu uko dushyizeho video nshyashya. Umutwe w'abarwanyi ba M23 bongeye gukozanyaho n'ingabo za leta ya Kongo FARDC bafatanyije n'abafatanyabikorwa bayo mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 30 Mata mu mwaka wa 2024. Ni imirwano yabereye muri teritwari ya Masisi ugana muri centre mu gasantere ka Rubaya. Bivugwa ko FARDC wazarendo ariyo yabanje ugaba igitero ifunga umuhanda wa Bihambwe, hanyuma M23 nayo yirwanaho nk'uko bisanzwe ibigizayo. Muri iyi mirwano yumvikanyemo ibisasu biremereye byakomerekeje abantu benshi cyangwa se bamwe mu baturage bahungaga iyi mirwano. Ku rundi ruhande ariko ahagana mu masaha ya mu gitondo cyo kuri wa kabiri n'ubundi FARDC yagabye ibitero ku turere dutandukanye dutuwe cyane n'abaturage, ubwo harimo Ikaruba, Mushaki, Kagundu. Nabwo rero abaturage nabo bakomerekejwe nk'uko bakomerekejwe
barakomereka mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero bari barimo guhunga iyi mirwano nk'uko byatangajwe na Lawrence Kanyuka usanzwe avugira M23 mu bya politiki. Yavuze ko M23 izakomeza kurinda abaturage no kuburizamo imigambi mibi y'ubutegetsi bwa Kinshasa, cyane cyane FARDC, FDLR, Missionaries, Militia, ingabo z'Uburundi n'iza SADC. Bertrand Bisimwa, umuyobozi wa M23, abinyujije ku rukuta rwe rwa X cyangwa se rwose rwitwa Twitter, yavuze ko kuri ubu ngubu iyo mirwano bafatiyemo intwaro zimwe na zimwe. Anagaragaza ko leta ya Kinshasa aho gushimangira cyangwa se gushyigikira inzira y'ibiganiro ngo barangize intambara mu buryo bw'amahoro cyangwa se mu buryo bw'umutekano, bahisemo kwiyicira abaturage babo. Ni amakuru arimo kuvugwa cyane. Ni umukecuru w'imyaka 64 rero yaje kuba yakwicwa mu buryo bubabaje cyane. Gusa harimo kuvugwa niba, harimo gukekwa niba bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, dore ko uyu mukecuru ari mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Rero bikaba bikekwa ko kuba yarishwe bifitanye isano nabyo. Impamvu rero ikekwa ni uko uyu mukecuru yasanzwe mu nzu, bamuziritse amaguru n'amaboko, bamubohesheje umugozi. Rero yanapfuye, bikaba birimo gutuma abantu bakeka ko byabitanye isano, dore ko byabaye mu gihe gitoya hakiri mu bikorwa byo kwibuka abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ni inkuru rero ibabaje cyane tugira ngo tukugezeho mu buryo burambuye, tukubwire byinshi birimo biravugwa. Ariko mbere y'uko tuyikugezaho, reka tugusabire basi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe kandeho, tegerezwa gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera kandi nako, kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi. Mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Kiramuruzi, mu kagari ka Gakoni, mu mudugudu wa Munini, haravuye inkuru y'urupfu rw'umukecuru witwa Kantarama Emacre w'imyaka 34 y'amavuko, wasanzwe mu nzu ku cyumweru mu gitondo tariki 28 Mata 2024 yishwe. Uyu mukecuru Ntarama Emacre, nk'uko bivugwa n'abaturanyi be ba hafi, babwiye ikinyamakuru Bwiza dukesha inkuru ko kugira ngo babimenye ko uyu mukecuru yapfuye byaturutse ku mukecuru mugenzi we wakundaga kujya kumureba ngo bajyane gusenga. Uwo ngo yaje kumunyuraho ngo bajyane gusenga nk'uko bisanzwe, kuko uyu nyakwigendera yari umukristo ntangarugero muri centrale ya Gakenke, paruwasi ya Kiziguro. Abamubonye bwa mbere bavuga ko basanze aziritse amaguru n'amaboko, aziritse imigozi, bakaba ari naho bahera bavuga ko yaba yishwe. Uyu mukecuru kandi ngo yari asanzwe abana n'umwana muto, kuko abandi benshi bo mu muryango we bari barishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Amagambo avugirwa mu matamatama na bamwe mu batuye muri uyu murenge wa Kiramuruzi nuko ngo hakundaga kugenda hagaragara ibikorwa byo guhohotera abacitse ku icumu. Bikaba binakekwa ko uyu mukecuru urupfu rwe rwari rufitanye isano nabyo. Gasana Richard, meya w'akarere ka Gatsibo, yemeye iby'aya makuru agira ati nibyo ni ibyago twagize, n'inzego zibishinzwe zirimo kubikurikirana, hababigizemo uruhare kandi dufite icyizere ko bazamenyekana. Hari abarimo gukekwa ubu bamaze no gufatwa, bashyikirijwe barimo gukurikiranwa, tubabarire mu bijyanye n'uko rero urupfu rwa Kantarama rwaba rufitanye isano n'uko yacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Meya Richard yavuze ko atabihamya, ahubwo hategerezwa iby'iperereza rizagaragaza. Yavuze ko bizatangazwa iperereza nirirangira. Meya kandi yanavuze ko ubu bari mu kiriyo nk'ubuyobozi, bakaba bari hafi y'umuryango, barimo gushakisha uburyo
bwose bushoboka gahunda zo kumuherekeza zagenda neza. Kuri ubu ngubu rero perezida Felix Antoine Tshisekedi yamaze kuvuga ibintu bikomeye kuri perezida Kagame byatumye hatekerezwa ibintu byinshi. Mbere y'uko tugezaho aya makuru mu buryo burambuye, reka tugusabe urebe hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe gakandeho tugezeho gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako ugakandeho kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko afite gahunda yo guhura na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame, akamutuka ko ari umunyabyaha. Tshisekedi yabitangaje mu kiganiro cyihariye aheruka kugirana na Doshwell. Iki kiganiro yagiranye n'iki kinyamakuru cyo mu Budage, baganiriye ubwo bari Berlin, aho yahuye na Chancellor w'Ubudage Olaf Scholz. Baganiriye ku bibazo birimo by'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa RDC. Iki gice kirimo intara Kivu y'Amajyaruguru kimaze igihe cyarabaye isibaniro ry'intambara nyuma y'uko imirwano yari imaze kubura hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC kuva mu Gushyingo 2021. Tshisekedi na leta y'iki gihugu bakunze gushinja u Rwanda kuba ari rwo ruri inyuma y'uriya mutwe wa M23. Ibyo rwo rwakunze guhakana ruvuga ko ntaho ruhuriye nabo. Umwuka mubi umaze igihe hagati ya Kigali na Kinshasa wageze mu rwego rwo gushinjanya cyangwa se gukangishanya intambara. Gusa biba ngombwa ko amahanga ahomahoma asaba ibihugu byombi gukemura amakimbirane bifitanye biciye mu nzira y'amahoro cyangwa se ibiganiro. Kuva muri Gashyantare uyu mwaka biciye muri Perezida Joao Lourenço wa Angola, hari gahunda y'uko Perezida Kagame na Tshisekedi bashobora guhura bakaganira ku mwuka mubi uri hagati y'impande zombi, nubwo bitazwi igihe cya nyacyo uwo muhuro uzabera. Tshisekedi yavuze ko igihe azahura na Perezida Kagame imbona nkubone azamubwira ko ari umunyabyaha. Yagize ati, nakunze kuvuga ko ntazigera na rimwe mpura na M23 kubera ko imeze nk'icyuka cyahimbwe mu rwego rwo gushakira impamvu intambara yashojwe ku gihugu cya Kongo nk'uko twagiye tubitangaza. Mu by'ukuri ariko uwateye igihugu cyanjye umunyabyaha nyawe ni Paul Kagame. Ndashaka guhura nawe bitari mu rwego rwo kumutakambira cyangwa kugira icyo nshyigikira cyangwa se nshyikirana nawe, bizaba ari mu rwego rwo kumubwira imbona nkubone ko ari umunyabyaha ko bihagije. Kirombo yunzemo ko azabwira Perezida Kagame ko ibyo amaze gukora cyangwa se gukorera RDC n'abaturage bayo bihagije, bityo ko ari igihe cyo kuva mu butaka bwayo. Yunzemo ati, ibyo ni byo nshaka kumubwira, ariko tugomba kubivugira mu maso ye, kubera ko iyo tubivugiye mu itangazamakuru hari ibyo atumva cyangwa se adaha agaciro ngo bitange umusaruro. Ni Tshisekedi wongeye kubazwa ku mugambi wo gutera u Rwanda. Yatangaje ko Ukuboza umwaka ushize ubwo yabivugaga avuga ko kuri ubu ngubu yemeye guha amahirwe inzira y'amahoro biciye mu biganiro, ariko ko ariyo mahirwe ya nyuma. Yagaragaje ko inzira y'ibiganiro bya Nairobi n'i Rwanda ashinja u Rwanda gutera umugongo niyanga aribwo azareba ku zindi ngamba. Reka tuguhe ikaze, tunagushimire wowe udahwema kutwereka ko dukurikiye hano ku rubuga rwa Today TV. Ni amakuru arimo kuvugwa cyane mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu zindi nce zitandukanye z'isi, kuko ni umugabo uzwi cyane kuri ubu ngubu urimo kuba agiye gutangira kujya gukurikiranwa n'ubushinjacyaha bwa kiriya gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wakwibaza ute se uyu mugabo agiye gukurikiranwa n'inkiko yakoze iki? Murimo kumubona kuri screen zanyu. Ni umugabo ukomeye cyane wo muri Kirimo mu itorero rya Kiliziya, kimwe nuko akomeye muri Kinshasa muri uriya mujyi. Murabyumva rero, ni umuntu ushobora kuvuga rikijyana. Uyu mugabo yaje kuba yatangaza byinshi leta ya Kongo bitayishimishije cyangwa se bise nk'aho ari ibintu bibi cyane,
atangaza ku bushobozi buke bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, atangaza ubushobozi buke ndetse no kuba nta kintu iyi leta yitaho, bituma habamo urwaho ku buryo abantu bose bashatse binjira muri kiriya gihugu cyangwa se bakagikorera icyo bashaka bitewe n'ubuyobozi bubi. Uyu mugabo yaje kuba yakurikiranwa mu buryo bukomeye, arimo guhigishwa uruhindu. Nibyo rero tugiye kuguciramo gake gake cyangwa se 5 kuri 5 kugira ngo usobanukirwe byinshi uyu mugabo yaba yaratangaje. Ese byagenze bite? Murabyibuka akimara gutangaza amakuru yababaje iki gihugu byari kuri Pasika 2024, yavuze amagambo yakomerekeje abayobozi bakomeye ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho hari igihe cyaje kugera ajya kujya mu Butaliyani, aho rero asanzwe akorera akazi ke ka buri munsi. Murabizi neza ko ari mu bagabo 9 bagira inama papa. Uyu mugabo w'umuhanga cyane, abantu barimo baribazaho byinshi, umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yagira icyo avuga neza kuri leta nabwo kikumvikana, akumvikana avuga nabi leta. Ibintu byaje kuba byatungura abantu benshi, bavuga bati uyu mugabo se byagenze bite? Umuntu wakabaye ushyigikira igihugu, umuntu wakabaye ugira icyo akora, dore ko afite n'ubushobozi bw'ibintu byinshi, akagira ikintu akora, hanyuma wa mutwe witwaje intwaro bavuga ko wazengereje leta, utumva rumwe n'ubutegetsi, ukaba wava muri icyo gihugu ukaba wagenda, cyangwa se hari n'ikindi kintu bakora kugira ngo ibingibi bikemuke. Ashobora no gusaba inkunga papa, cyangwa se agasaba inkunga n'ibindi bihugu, bikaba byakwirukana M23 muri kariya gace k'Iburasirazuba bwa Kongo. Rero ikibazo kiza kibazwaho kiti ese ni ukubera iki uyu mugabo noneho arimo kuza asebya leta, ashinja leta amakosa, nk'uko tugiye kubibabwira 5 kuri 5. N'ubushinjacyaha bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC bwatangaje ko bugiye gutangiza iperereza kuri Arkiyepiskopi wa Kinshasa Kardinali Fridolin Ambongo, ushinjwa gutangaza amagambo agamije guca intege abasirikare ku rugamba. Murabyibuka mu minsi yashize uyu mugabo agiye kujya mu Butaliyani kwa papa, birumvikana. Icyo gihe yagiye mu ndege, ariko akigera ku kibuga cy'indege yarasuzuguwe bikomeye cyane. Ibyo byatumye afata umwanzuro ukomeye wo kuba yakwamamaza amakuru atari meza ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabyibuka ko ubundi muri Kongo cyangwa se no mu bihugu muri rusange, indege iba ifite ibice bibiri. Hari igice cy'abantu biyubashye b'abayobozi cyangwa se biyubashye mu bundi buryo, hakaba n'igice cy'abagenzi basanzwe. Icyo gihe uyu mugabo yagiye kwicara mu gice cy'abayobozi, hanyuma yirukanwayo bamwicaza mu myanya y'abagenzi basanzwe. Ikintu cyasaga ari nk'ibara ryakozwe ubwo yari agiye kujya kwa papa nk'uko asanzwe ajyayo. Ibi rero byamuzamuriye umujinya ku buryo noneho yatangiye kwamagana imikorere ya leta ya Kongo, yaba ubuyobozi bwayo harimo Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'abasirikare ba kino gihugu. Bibaye rero nyuma y'iminsi Kardinali Ambongo avuze imbwirwaruhame ziremereye zigaragaza ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buyobowe na Felix Tshisekedi bwananiwe mu nzego zose, bigaha urwuho abaturage cyangwa se batifuza, cyangwa se bigaha urwaho abatavuga rumwe na leta, barimo n'umutwe wa M23. Ku munsi wa Pasika ya 2024, Ambongo yavuze ko Kongo imaze kugera habi, imeze nk'umurwayi uri muri koma. Ayo ni amagambo uyu mugabo yivugiye, usigaje iminsi mike agahuhuka. Ayo ni amagambo uyu mugabo yavuze. Ntabwo rero byashimishije ubutegetsi bwa Kongo, kuko ubushinjacyaha